burya agakobwa ni akabici waraye nyine ni akaraya urabona kemerera buri wese uba ugomba kwihagararaho. Ushobora kuba wakunze uwo muhungu wamwiyumvishemo ariko nyine niba wanamwiyumvishemo ihagarareho ku buryo nyine nawe ari buze gukora akavuga ati uko byagenda kose uyu mukobwa niyo agiye kuryamana n'umuntu biba byagoranye ntago nyine apfa guhita yemera. Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, ndabakunda. Twongeye kubaha ikaze kuri channel yitwa VISTA Rwanda. Gusa nizere ko mwese mumeze neza muri amahoro kandi n'abatameze neza muraza kumera neza. Nanjye meze neza cyane, ubuzima nyine burakomeza, Imana ibirimo kandi n'abatameze neza Imana nayo iraza ibirimo irabahabera, ntimuhangayike. Tugiye kuvuga kuri topic nanone ibintu bitanu umukobwa ashobora kwirinda mu gihe ari mu rukundo. Abakobwa rero mwigire hino tuganira, abakobwa gusa mubanguke tubivugeho pe. Ni ibintu bitanu umukobwa yakirinda ari mu rukundo. Ikintu cya mbere, ntukereke umusore ko umukunda cyane. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Urabona mu by'ukuri iyo umusore umweretse ko umukunda cyane wamushegeye atangira kugutekereza nabi, agatekereza ko nyine washize umushaka, umva nyine like nawe agahita aza nyine nta rukundo ntaki, nyine nawe akaza amanuka parepore ariko nyine nta kimumanuye, nta kintu cy'ingenzi wapfa kubona nyine kimuzanye kuko nawe wamweretse ko umushegeye. Niba ukunze umuhungu wibimwereka, yego bimwereke ariko atari cyane, ubimwereke gake nyine ujye wijijisha wigire nkaho ntacyo bikubwiye. Yego nubwo byakubabaza ariko nyine mu buryo bwo gusigasira icyubahiro cyawe n'uburyo umuhungu agufatamo uba ugomba kubihisha, ukamwereka ko nyine nta n'ikintu na kimwe gihari, nyine nawe ari ibisanzwe, anakwanza ubuzima bwakomeza ako nyamara nyine ubabaye tu. Ariko nyine ibyo byose mu buryo bwo kurinda ubuzima bwawe no gufokasinga icyubahiro cyawe ukaba wakomeza kubikora. Niba wavuze ati niwe wenda muhamagaye inshuro imwe, wowe wijyeho ngo kora mpaka uhamagare cyane, kuko biriya bintu bituma umuhungu avuga ati ikigaragara cyo umukobwa yarancegeye. Icyo gihe rero nawe ahita agera ku cyo yifuza. Ikintu cya kabiri, ntukabwire umusore mukundana ubuzima bw'iwanyu, ntukamubwire ibibazo by'iwanyu. Akenshi urabona mu miryango rimwe na rimwe dukomokamo ibirimo ibibazo pe, ibibazo byinshi, aho usanga imiryango itameranye neza, aho usanga hari ubukene bw'amafaranga nyine aho usanga hari ibibura muri famiye. Ariko nyine ugasanga nyine uri kubibwira umuhungu mukundana, rero uwo muhungu yumvishe uri kumubwira ibibazo nta byishimo byo muri famiye, uwo muhungu ahita akureka pe, kuko aribaza ati se njye nzagira ibibazo byanjye ngire ibya famiye y'umukobwa turi gukundana wapi pe, ngire n'iby'umukobwa turi kumwe wapi pe. Ntabwo byose nyine akumva nyine byose ntabwo yabikonegitana ngo abihuze bivemo. Icyo gihe rero umuhungu nta kindi akora, ahita ahitamo kugukatira, icyo gihe akaba arakwanze. Ibindi bintu ugomba kwirinda, ikindi kintu ugomba kwirinda aricyo cya gatatu, ntugakore sex n'umuhungu ikimenyana nshuti yanjye. Urabona mu by'ukuri akenshi duhura n'abahungu tukamenyana, ariko buriya umuhungu mwemereye ko agera kuri sex ahita avuga ati burya agakobwa ni akabici waraye nyine ni akaraya urabona kemerera buri wese uba ugomba kwihagararaho.
ushobora kuba wakunze uwo muhungu wamwiyumvishemo, ariko nyine niba namwiyumvishemo ihagarareho ku buryo nyine nawe ari buze gukora akavuga ati uko byagenda kose uyu mukobwa niyo agiye kuryamana n'umuntu biba byagoranye, ntabwo nyine apfa guhita yemera. Urabona buriya umuntu babwirira segisi agahita yemera, urumva icyo gihe ntabwo umuhungu ashobora kubikora pe, ukamuha akabikora, ariko icyo gihe agenda ari kuguha urw'amenyo agutaranga no mu bandi bose, abashuti be aturiya mukobwa tumva muzajyayo, bazaba ni ubuntu, ni vuba nta n'amagorane, urumva ntago agora, nyine ahita yemera. Icyo kintu nacyo ni ikintu twakirinze mu rukundo abakobwa. Ikindi tugeze ku kintu cya kane, ku kintu umukobwa agomba kwirinda cya kane mu gihe ari mu rukundo. Jya wihesha icyubahiro. Jya wihesha icyubahiro, wiyubahe mu gihe uri kumwe n'umuhungu mukundana. Mu by'ukuri buriya kugira ngo umuntu akubahe nuko nawe wabanje kwiyubaha mani. Uba wabanje kwiyubaha. Nutiyubaha ntabwo undi muntu azaturuka ku ruhande ngo aza kubahe. Rero wowe banza wiyubahe n'abandi bazakubaha. Kwiyubaha ni gute rero? Ushobora kuba uri kumwe n'umuhungu muri kugendana pe, mugendana mu nzira, ukagenda ibyo ubonye byose ubisamarira, ibyo ubonye byose ubyifuza, uvuga ati anyway icyama biriya, nyine ukabona nawe ubwawe nturi kwiyubahisha mu bantu, ukagenda ujabiriye wagira ngo ntabwo uzi, ntabwo ibyo bintu aba ari byiza. Mwiyubahe, twiheshe icyubahiro, twiyubahe, ndetse n'abandi bazabona yuko uwo muhungu mukundana naramuka abonye wiyubaha azakubaha. Buriya umuntu atanga icyo afite agahabwa n'icyo azabasha kwakira. Ntabwo umuhungu yaguhereza icyubahiro azi neza ko utari bucyakire. Ntabwo nawe watanga icyo udafite, ntabwo watanga icyubahiro udafite, kandi ikindi ntugasaba umuhungu icyubahiro nawe ntacyo ufite. Ikintu cy'icyubahiro nicyo kintu cy'ingenzi. Buriya ibintu bitarimo kubaha nta kintu kiba kirimo. Kubaha abantu, kubaha abaturuta. Jya wiyubaha kuko buriya kwiyubaha ni ibintu by'ingenzi mu buzima. Urabona ari nk'igihe ushobora nko kuba uri kumwe n'umuhungu pe, wamusuye mumeze neza mwishimye. Icyo gihe rero uwo muhungu muri aho ngaho mu nzu mu mwijima hihishe. Umuhungu ari kukwereka ko akwishimiye, arakwereka umva akemera agakora buri kimwe, akamanuka akava hasi akajya hejuru, ariko kugira ngo agushimishe akubahe. Ariko mu kanya naguherekeza utashye, arajya kwishwituza agende hakurya nawe ugende hakurya iriyo, nkaho nyine mutaziranye, nkaho icyo gihe ntabwo umuhungu akubashye. Kandi nawe niba nta mwanzuro bifatira, ari kubona ko nawe ubwawe utiyubaha. Uraje buri munsi, arakumanutse, akweretse, muri mu mwijima, aragufasha amaboko, muragiye, mugeze ahantu hatabona, mufatanya amaboko, ariko nyine anyway ahari urumuri ntabwo mwagendana. Ikindi kintu cya gatanu ari nacyo kigiye gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, mukobwa nshuti yanjye, ntukizirike. Nshuti zanjye, ntimukizirike ku bantu batabashaka. Ntitukizirike ku bantu batadushaka. Reka nanjye nivuge, nanjye ndi umukobwa. Ntitukizirike ku bantu batadushaka. Ushobora kwizirika ku muhungu ukamwizirikaho pe. Wowe uramukunda, we ntagukunda. Anyway, umuhungu akajya akubwira ngo nyamara baby, ngo ndagukunda, ngo nubwo runaka hari, ariko nyine icyo gihe nawe ibyo bintu ukakomeza ukabyumva, ntabwo umuhungu aba agukunda. Icyo gihe wowe uba uri kumwizirikaho. Icyo gihe wowe ntushaka kumurika urugendo ukomeza ubuzima, ureke kwizirika. None se nyine niba agukunda, kuki ari kubasha kukubwira ayo magambo ko afite undi muntu akunda? Ubwo se nyine aragukunda? Ntabwo agukunda, afite undi muntu. Nyine araza wowe n'umunwa we akakubwira ngo ngirenga baby, ngo rwose, ngo ndagukunda pe, ngo nubwo mfite undi ariko ndagukunda. Byonyine tekereza nawe izo mbaraga zo kuvuga ayo magambo, ni ikigaragaza ko nta nashwi ihari, nta n'urukundo ruhari.
ni nk'uwakubwira ngo mfite umugore ngo njye ariko ngiye nshaka kumbera inshoreke, none se icyo gihe nyine uba ukunzwe? Cyangwa nyine uba uri wa muntu wo kuza nyine akagira ibyo yikemurira, mu kanya agasanga umutware we nyine, agasanga umugore we, agasanga umugore we uri umugore uri indaya. Urabona hari akantu bajya bavuga ngo umugore ntako bavuga ngo umugore, ntabwo rero ari ibintu bivugitse kimwe. Icyo gihe nyine wowe uri inshoreke yiwe. Rero ibyo bintu abakobwa tubyirinde. Umuhungu nawe niba umukunda mani mureka agenda akomeza ubuzima, nawe uzabona ahandi. Nawe uzabona umuhungu uzabigenda akabwira undi ati nyamara nubwo turi kumwe uriya mukobwa ndamukunda, nubwo nyine akabibwira nawe undi muntu ari we wari kuvuga ko ari wakunda, ariko nyine ntabwo umuntu agira imitima ibiri. Abakobwa kuki turi ibigoryi? Twicara ariko tukumva ayo magambo ngo turakunzwe, ngo nyamara ngo nubwo afite runaka ngo ariko arankunda. Ibyo bintu nta hantu biba, nta n'ahantu byabaye. Umuntu agira umutima umwe, agira umutima umwe ukunda. Ntabwo yaza kuvuga ngo akunda abantu ngo babiri icyarimwe, ngo nawe uri muri abo babiri nyine nawe uri uwa kabiri. Ngo ibyo bintu byumve. Twiyubahe, twiheshe agaciro, ntitukizirike, ibyo bintu tubyihorere pe. Abahungu ni benshi, abakobwa ni benshi, yewe niyo wanamubura ndabizi neza ko Imana nta muntu buri wese afite igeno rye, afite uwo yamugeneye kandi azazira mu gihe cya nyacyo. Rero ibyo ntabwo ari ibintu byagatumye tuguma kwizirika ku muhungu washatse cyangwa ufite se umufiyanse bagiye kubana ngo ni uko wamukundaga. Nshuti yanjye, bavandimwe, bakobwa, nimureke abahungu bagende bakomeze ubuzima, namwe Imana izabashingira ubuzima bwanyu, namwe izabubaka kandi izabaha abantu babakunda. Best inshuti zanjye nk'uko nabibabwiraga, mureke twiyubahe, abahungu ntibakaduhenda ubwenge. Ntibakaduhenda ubwenge kuko natwe dufite umutima umwe, natwe twagashyizemo abagabo babiri tukamubwira ati nanjye mfite umugabo nkunda ariko nyine nawe ndacyagukunda. Urumva ibyo twakabivuze, ariko nyine twe baduhenda ubwenge bakabagira babiri batanu, wowe uri aho ngaho ngo urakunzwe. Twiyubahe, niyo ngingo nyamukuru. Twiheshe agaciro, ibyo nicyo kintu cya mbere. Icya kabiri ntitukizirike, tureka kwizirika. Ibyo ngibyo ibintu by'ingenzi. Wa mukobwa nubikora ibije ukabireka bikagenda, niba bitari kumwe nawe ukabyara bikatambuka pe, bigacaho, ugakomeza ubuzima. Kuko buriya akenshi ni byinshi tubura mu buzima tukayibura pe, bya nyabyo, kandi tugakomeza tukabaho, ntabwo dupfa kuko twabibuze. So mu by'ukuri rero reka mbashimire mwe twabanye kuri uyu munsi. Dusubire ubutaha, tugiye kujya tubagezaho ibintu byinshi turi kubategurira. Tugiye kujya tubana mu biganiro bya buri munsi, ndetse na za sinema nazo zizagirwaho, tujye tubana kuri YouTube channel VISTA Rwanda. Sawa, murakoze kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Abari kure, abari mu mahanga, abari mu Rwanda, abari iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba ndetse no mu majyepfo, murakoze.